Ubwoba ni ibyiyumviro abantu bagira bitewe n'ibyo babonye cyangwa se batekereje, gusa hari ibyo abantu bahuriraho byo gutinya mu buryo bw'indengakamere muri iyi si. Mu buzima busanzwe hari abitwa ko bahaze amagara bitewe no gukora ibintu bisa n'ibiteye ubwoba imbere y'amaso ya bagenzi babo, kandi bo bafashe umwanya wo kubitekerezaho neza. Nubwo bimeze bityo ariko, byagaragaye ko hari abantu bagira ubwoba mu buryo budasanzwe kandi babutewe n'ibintu bitangaje, ibyo bahanga amaso, bavuga cyangwa bishoramo, bikabagiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwabo. Nubwo abantu bakunze kubana nabyo, ikinyamakuru Listiverse cyatangaje ibintu 10 biza ku isonga mu bitera ubwoba abantu benshi muri iki gihe ndetse no ku ino si yacu. Nguhaye ikaze ukurikiye The Real Shema TV, nongera kukwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere kino kinyamakuru cyashyize hanze mu bintu 10 biteye impungenge cyangwa se biteye ubwoba abantu benshi cyane ku ino si, nicyo bita gutinya gukorwaho, aricyo bise mu ndimi z'amahanga hyphephobia. Umuntu yumvise ko habaho ubu burwayi ashobora kubifata nk'urwenya, nyamara hari umubare ushobora kwibasira benshi, barimo n'ab'igitsina gore n'igitsina gabo. Abenshi usanga batinya gukorwaho n'abo bahuje igitsina cyangwa bose. Ubuhamya bwatanzwe n'umunyamerika w'imyaka 23 yavuze ko buri gihe ahita yiyumvamo ububabare iyo umuntu amukozeho. Uyu musore kandi ngo mu buzima bwe ahora yibuka inshuro zose abantu bakoze ku mubiri we ubu burwayi budakunze korohera ababana nabwo, ngo ntibinorohere n'inshuti zabo kubitwarikaho kuri bo ngo birinde kuba babakoraho. Ikindi kintu cya kabiri kino kinyamakuru cyashyize hanze nicyo bita gutinya akazi, nicyo bita ergophobia. Lorna Lienberg yatangaje ko yamaze imyaka 17 akora mu buryo butamworoheye na gato. Igihe cyose yatekerezaga ibyo gukora yumvaga ubwoba bwinshi. Uyu mubyeyi yahiriwe no kubona imirimo mishya, ariko ubwoba bukarushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Nubwo yari afite abakoresha beza bagiye bamubera nk'ababyeyi, yakomezaga kugira impungenge z'akazi ke ndetse akagira n'ikibazo cyo gukoresha umushahara wiwe. Ikindi kintu cya gatatu dusanga kuri lista ya kino kinyamakuru cyashyizeho nicyo bita ubwoba bwo kubona ibintu by'inzaduka, aricyo bataye izina rya neophobia. Neophobia ni ubwoba buterwa no kubona ikintu gishya, gishobora kuba ibintu bigezweho cyangwa kugera ahantu bwa mbere. Iki cyiciro cy'abantu ngo baba bakunze no gutinya kugerageza kurya ku mafunguro mashya, kwambara imyenda mishya, yewe ngo banatinya kuba bahindurirwa gahunda yabo y'umunsi bagahabwa indi nshya. Abahanga bibaza impamvu abantu bagira ubu burwayi, kandi kubona ibintu bishya no kujya ahantu hashya nta ngaruka mbi bigira ku buzima bwabo. Abashakashatsi bavuga ko guha abana ibyo kurya batari basanzwe barya bibagiraho ingaruka mbi kurusha uko byabagirira umumaro. Ikindi cya kane dusanga kuri runo rutonde nicyo bita kwinjira mu rukundo, aricyo bita philophobia. Philophobia ni uburwayi bukunze kwibasira abantu baba barigeze kujya mu rukundo ariko bakababarizwamo, bigatuma bamera nk'abazinutswe. Ibi kandi bishobora no kuba ku bana babitewe no kubona amakimbirane bahoraga babona hagati y'ababyeyi babo. Icya gatanu nicyo bita gutinya koga, aricyo bise ablutophobia. Abantu bafite ubu burwayi usanga batinya koga, gufura no gukoropa. Ablutophobia ikunze kwibasira abana n'abagore. Impamvu itera uburwayi akenshi ngo bikunze guterwa n'impanuka zikomoka ku mazi abantu baba barabonye bakiri bato, cyangwa ngo bikanaterwa no kuba ababyeyi babo barakundaga kubaha igihano cyo koga mu gihe babaga bakoze nk'amakosa runaka. Ubu burwayi bwigeze no guhitana umwongereza witwa Thomas Townsend. Uyu yakoreshaga imibavu myinshi atinya amazi. Nyuma y'umwuka wayo warengeje urugero uza kumuviramo uburwayi bwamuhitanye, kuko yiteraga ngo agire impumuro nziza, hatagira utahora ko atoze, kubera izo parufe yahoraga yitera, iyo mibavu igiye itandukanye yagiye yitera cyane. Ikintu cya gatandatu dusanga kuri rutonde ni icyo bita kudatunga telefone. Iterambere ry'ikoranabuhanga mu isi
isi ya none rigira ingaruka za hato na hato ku buzima bw'abantu, aho usanga kubaho udafite telefone ishobora kugufasha mu itumanaho wisanga watakaye cyane. Impamvu nyamukuru ziri mu bitera nomophobia ariyo twize gutinya gutunga telefone, harimo irungu ryo kwigunga, umutekano muke n'ibindi. Inyigo yakorewe mu bantu 1000 mu Bwongereza yagaragaje ko 66% y'abakoreweho ubushakashatsi bafite ubu burwayi bwo kutamererwa neza mu gihe badafite telefone zabo hafi yabo. Uburwayi ngo si umwihariko w'igihugu kimwe kuko hafi ku isi yose buharangwa. Ikindi kandi ngo iyi ndwara yibasira abakiri bato cyane kurusha abakuru. Ikindi kintu dusanga ku mwanya wa 7 nicyo bita gufata umwanzuro, aricyo bita decidophobia. Uburwayi bukunze guterwa n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo nko mu bwana bwe, ugasanga yarigeze gufata icyemezo nyuma kikamugiraho ingaruka mbi. Abarwaye indwara kenshi uzasanga mu gihe cyo gufata umwanzuro bajya ku ruhande rwemejwe na benshi, bituma bagenda nk'abatazi aho bagana. Decidophobia iyo itavuwe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Icyamuna dusanga ku mwanya wa 8 nicyo bita gutinya imirasire y'izuba, aricyo bita heliophobia. Abantu benshi bafite heliophobia, indwara isa nk'itangaje iterwa ahanini no kuba bizera ko imirasire y'izuba ishobora gutera indwara ya kanseri y'uruhu. Uwitwa Lucy Jeffries w'imyaka 20 yasezeye ku kazi yakoraga ngo kuko kamusabaga kugakora ari hanze, bigatuma igihe cyose ageze ku zuba akorana igihunga cyinshi cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga icyo bita gutinya gukora imibonano mpuzabitsina, icyo bita genophobia. Abenshi bakunze kugaragaraho ubu burwayi ni abakunze kuba barigeze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa bikabaviramo ihungabana buri gihe batekereje kuri icyo kintu. Genophobia iterwa no kuba uwafashwe ku ngufu agendana ihungabana rikomeye cyane, cyangwa yaririnze gukora imibonano mpuzabitsina by'igihe kirekire. Ikintu dusanga ku mwanya wa 10 kino kinyamakuru cyashyizeho nicyo bita gutinya kuvugira mu ruhame, nicyo bita glossophobia. Ubu ni burwayi butuma umuntu abura uko yifata mu gihe asabwe kuvugira mu ruhame, bishobora no kumuviramo kwikubita hasi. Glossophobia ikunze kwibasira abatari bake, ndetse abayifite babura aho barigitira iyo basabwe guhagarara imbere y'abandi, bituma babyirinda cyane. Gushimiye wowe wari ukurikiye The Real Shema TV, nongeye kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ukomeze ubaye natwe mu biganiro tubakora umunsi ku munsi. Murakoze, mugire ibihe byiza.